twige kandi tumenye umuco wacu ni gahunda yateguwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe inkuru ndangamurage z'u Rwanda muri gahunda ya leta intore mu Rwanda. Twige kandi tumenye umuco wacu ni igikorwa cy'ingirakamaro ku bana b'u Rwanda ingeri zose mu gihe cy'ibiruhuko. Igikorwa cyatangiye ku ya 5 Ugushyingo gisoza ku ya 8 Ugushyingo 2017. Bimwe mu byaranze icyo gikorwa: kwigisha gukora bimwe mu bikoresho by'ingoro ndangamurage z'u Rwanda, imurikagurishwa ry'ibyakozwe, kwigisha imikino n'imyidagaduro byaranze amateka yacu. Nyuma yo gusoza icyo gikorwa habaye igitaramo, abamuritse ibikorwa n'abashyitsi barataramana biratinda. Umuco wacu ni mwiza, ni mucyo dukomeze tuwusigasire. Baca umugani mu Kinyarwanda ngo agahugu katagira umuco karacika. Twige kandi tumenye umuco wacu. Bonjour, je m'appelle Kavandana Arela, j'ai 18 ans, j'ai fini l'école secondaire et là je suis en année sabbatique. Du coup, je suis venue ici à Huye pour visiter le musée national du Rwanda parce que je suis rwandaise et je n'avais jamais été ici auparavant. Pour moi, la culture, c'est un patrimoine, un héritage que l'on doit partager avec nos enfants, la jeunesse et les personnes de l'extérieur. C'est quelque chose que l'on doit montrer au monde entier et être fier de cette culture que l'on a. My name is Robert and this is Annie. Yeah, and we live in Rwanda and we've attended the museum today because we arranged for some artists to come here and to sell their art and to link with the museum. And then from that we came every day and then saw the other things we needed to do, and then from that we came to here now, and that's when you saw us. And so yeah, we've just seen the first dance, which was amazing to see traditional dancers for the first time, and the singing and the atmosphere. It's amazing. Huye ni ingoro ndangamurage ivuga amateka y'imibereho n'umuco by'Abanyarwanda n'urubyiruko. Hari hamaze kugaragara yuko babura ibyo bakora, babura icyo bahugiramo, noneho babura icyo bahugiramo bakishakishiriza ni hahandi rero bajya mu mateleviziyo nayo bakayakoresha nabi, bamwe bakajya no muri gahunda z'urukozasoni. Abadafite televiziyo iwabo mu rugo bakajya mu urungano narwo rukabatwara mu zindi ngeso zitari nziza. Ubu hari ikibazo gikomeye, urubyiruko rwishora mu biyobyabwenge, rwishora mu buzererezi, ugasanga ibyo byose biraterwa n'uko abana bavuye mu mashuri, nyuma y'amashuri bakabura ikindi bakora bakirwanaho. Iyi gahunda rero yo mu biruhuko, intore mu biruhuko, niyo gahunda y'igihugu, natwe mu ngoro z'umurage kugira ngo dushyigikire icyo gikorwa. Niyo mpamvu twashyizeho iyi gahunda twige kandi tumenye umuco nyarwanda. Nitwa Masako Kato. Abanyarwanda mukunde umuco wanyu ni mwiza. Rashakaye! Kaze duhangana sha!